twongere tubasuhuze mwese aho muherereye hose, abakomeje gukurikira ibiganiro byacu by'Umunara TV. Njyewe ubagezaho ibyo biganiro n'amakuru ni Badi, umunyamakuru w'Umunara TV. Uyu munsi Umunara TV watembereye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Mbugo, mu kagari ka Ngara, mu mudugudu wa Birembo, ariko hari ahazwi nko mu gace kitwa Runyinya. Aho twahageze imvura ihitutse imaze kugwa, ariko iyi mvura yaguye kuri iyi tariki ya 15 murambabarira, tariki ya 16 yasenye ibintu byinshi cyane, kuko yangije amazu, yangiza imihanda, yangiza ibiraro, yangiza amarigori, ndetse ku buryo hari aho twageze turumirwa ukagira ngo ni ikibaya kandi hari amazu. Rero hano muri uyu mudugudu wa Birembo aho murabona ahangaha twageze, murabona ko aha hantu hose mu by'ukuri uhanyuze wagira ngo ni umuhanda, wagira ngo ni tingatinga yahanyuze maze irangije ikora umuhanda neza neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ahangaha mubona turimo tugenda tubereka, hari amazu afatanye inzu ku yindi, ndetse ahangaha mubona uyu muhanda, niko reka nkwita umuhanda. Uyu muhanda iyi mvura yaciye, hano harimo ruhurura, ku buryo umuntu wabaga yihagazemo atabashaga kuba yakora hejuru. Umuntu wabaga yihagazemo hasi ntabwo yakoraga hejuru ku musozo wayo. Hari ruhurura ndetse ndende ituruka mu musozi hejuru, iriya imanuka ikaza ikamanuka hano mureba turi kugenda tugenda, igakomeza ikagera muri uyu muhanda uva mu Birembo mu isantere werekera mu Izindiro na Kimironko. Ndagira ngo mbabwire ngo ni ibintu biteye ubwoba ku muntu wari usanzwe ahazi. Wenda wowe utahazi wabona ko ari ibisanzwe, ariko nk'umuntu wari usanzwe ahazi ni ikintu gikomeye cyane kubyiyumvisha ukuntu ibi bintu byabaye, kuko byabaye mu masaha y'amanywa, twakita n'umugisha cyane cyane ko byabaye hakiri kare, ariko n'ubundi ntibyabuze ko inzu zigwira abantu bari bari muri iyo nzu, muri ayo mazu, kuko iyo ruhurura yamanuye amatoni n'amatoni y'itaka n'imicanga n'amabuye, ibivana mu musozi hejuru iriya, irabimanura ikajya igenda inyura ku nzu nk'uko umuntu yakandagira icyatsi. Bamwe mu baturage rero bari bari mu mazu bagiye babura uko bavamo, kuko bagiye bajya bakabona imvura izanye itaka, izanye amabuye, izanye umucanga, izanye garaviye, ihise ikinga urugi, ku buryo gukinga urugi, kurukingura ntibishoboka. Kuvuga ngo benshi bagiye bakuraho ibisenge, hanyuma bakagira gute, bagasimbuka. Abaturanyi hirya no hino bagiye batabara, abashoboye gucukura bagahita babomora ku ruhande, abantu bakabona uko bavamo, ariko ntabwo byari byoroshye namba. Nk'uko mubibona aha hantu hateye ubwoba. Rero Minisiteri y'Ibiza ndetse ibifite mu nshingano igoboke rwose aba bantu, ibasure, irebe icyo yabafasha, kuko bageramiwe, kuko benshi bari kwa muganga bagwiriwe n'ibikuta by'amazu, gusa nta muntu kugeza ubu ngubu uratangazwa ko yahaburiye ubuzima, ariko benshi hari abagiye kwa muganga. Ibyo bari bafite mu mazu byo nta nubwo wavuga ngo byagiye, kuko n'ubwabo kuvamo ubwo bari bugamye imvura byabaye ikibazo. Rero ahangaha mubona hari abatangiye gukora umuganda wo gucukura, hari ababuriyemo amafaranga, hari ababuriyemo ibikoresho byose, imyenda, ibikoresho mbega byose umuntu akenera mu rugo, nta kintu na kimwe babashije kurokora. N'inzugi zagiye, n'amabati aragenda. Ubu tuvugana uko muhabona gutya, abaturage benshi baraye bahagaze, abandi baraye bacumbikiwe n'abaturanyi, ariko hari amazu amwe n'amwe agiye ahagaze, n'ubundi utavuga yuko ari amazu. Ndetse abahanga mu gukurikirana ibijyanye n'ibiza, aho imvura yaguye igasenya amazu, bavuga yuko ngo iyo izuba rirashe
inzu zimwe wabonaga zihagaze ari bwo zirekurana zikaba zagwa. Rero bamwe mu baturage babujijwe kurara muri ayo mazu, aho babona hagiye haboneka nk'ikibazo cyo kwinjirirwamo amazi mu bikuta, ahandi zigasatagurika, ndetse n'aho bagiye babona ko mu mafondasiyo yabo hagiye hahinjiramo amazi, akaba asa nk'aho inzu zihagaze ariko bikaba bigaragara ko ziri hejuru ku manegeka. Ubwo rero babujijwe kwinjira mu mazu yabo, baravuga ngo bakomeze basabirwe ubufasha mu nzego zibishinzwe kugira ngo babone ubutabazi, kuko nta muntu n'umwe muri aba ngaba wagize icyo aramura mu bari batuye aha ngaha. Nongere nkubwire ngo aha hantu ruhurura yamanutse, hari rigori yubatse neza ifite metero 3 ubujyakuzimu n'ubugari bwa metero 2, ariko nta hantu na hamwe wabona cyangwa se ngo wamenya ko higeze hubakwa rigori. Icyakora hepfo hahera niho hari metero 1 n'igice ubujyakuzimu, hanyuma ubugari byari metero wenda na 20, ngenekereje ko nahabonaga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo huzuye, ntushobora no kumenya ko higeze ka rigori kamanura amazi y'abaturage. Ntushobora kumenya yuko aha hantu hahoze inzu, uretse mu by'ukuri kuza ukagira ngo ni imashini yahaciye, ukagira ngo ni tingatinga yahanyuze, yarangiza igakora umuhanda nyabagendwa. Ufite imodoka aha ngaha rwose wahagenda, kubera yuko ibi ngibi turimo tugendagenda aho ubona bari abana bari kugenda banyura, ndagira ngo nkubwire ngo ni amabuye, ni garaviye, ni ahantu hatsindagiwe, wagira ngo ni tingatinga yatsindagiwe umuhanda. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye. Dukomeje kwihanganisha imiryango yabuze amacumbi, yabuze ibikoresho, ndetse n'abagiye bahakomerekera, tugira ngo ni ukuri tubihanganishe. Mu mihanda rero ho byari ubundi kuko murabona amamodoka yabuze inzira, imodoka zakwamiye mu nzira. Dore mu muhanda ukuntu hameze, wagira ngo ni ikiyaga rwose, wagira ngo niho umuhanda wabaye mbega rigori, niho ari guca amazi menshi adasanzwe, wagira ngo ni Nyabugogo cyangwa se imigezi itemba dusanzwe tuzi hirya no hino. Murabona ko rero dukwiriye gukora ibintu bigomeye, harimo gukora amarigori akomeye, guca imirengasuri, buri muturage akagira icyobo cy'amazi. Ibi nibyo bishobora nibura kuzana igisubizo kuri iki kibazo, kuko ubona ko aya mazi ahantu aturuka, aya mazi yatusenyeye abaturage ba Runyinya, ni amazi yaturutse muri uyu muhanda uva mu Birembo werekera ku murenge wa Bumbogo, umanuka ugafata ku muhanda twita uwo mu Izindiro kwa Banayinzira. Uyu muhanda bawukora nta hantu bigeze bateganyiriza amazi, bakoze akarigori gatoya kamwe gafata amazi kayamanura, ariko ni ukumanura, nta kuvuga ngo aya mazi ava muri uyu musozi wa Bumbogo hari ahantu bayateganyirije nka ruhurura iyamanura mpaka iyahinzira mpaka kugera mu gishanga. Oya, bakoze umuhanda, bubaka ka karigori ko ku ruhande ko kumanura utuzi dukeya, ubundi ahasigaye ayoberezwa mu ishyamba. Atayoberejwe mu ishyamba yakomeje mu baturage. Nta hantu na hamwe rero bigaragara ko hari ruhurura koko yakozwe, yubatswe mu buryo bw'ubunyamwuga cyangwa mu buryo bukomeye, yaba yarubatswe ku buryo itanga inzira cyangwa se itanga sekirite y'abantu batuye munsi y'uyu muhanda cyangwa se munsi y'uyu musozi. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Abayobozi cyangwa se inzego zose aho ziherereye zibishinzwe zakagombye gushakira umuti urambye, kubera ko buri gihe si ubwa mbere iki gikorwa kitari cyiza cy'amazi kiza kisuka ku baturage, gusa ni ubwa mbere bibaye gutya, aho imanura amazi angana gutya agasenya amazu angana gutya. Gusa mbere ho byabaga pe ya ruhurura ikuzura, ariko ikuzura amazi agakomeza ntagire icyo abangamira abaturage, bikaba nk'aho abo bantu bari muri risike y'amazi cyangwa se yo kuba inzu zabo zagira ibibazo, ariko ntabwo byari byarigeze biba indengakamere nk'uko mubibona ubu ngubu. Rero ndagira ngo rero nkore ubuvugizi ku baturage
batuye mu karere nyine ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, ahangaha mu mudugudu wa Birembo, ariko mu gace tuzi nka Runyinya cyangwa kazwiho izina ryo mu Runyinya, ahari hegereye cyane cyane amarigori. Reka dusabe inzego za Bumbogo by'umwihariko n'akarere ka Gasabo, ndetse kumanuka ku rwego rw'umudugudu, abaturage bose badafite ibyobo by'amazi, kuko usanga akenshi ingaruka ziri kuva ku baturage batuye ahantu hasa nk'ahegutse cyangwa se ku musozi, ariko ugasanga nta muturage ufite icyobo cy'amazi nibura gifata amazi ye ngo kiyagumishe mu butaka, ugasanga yose aragwa ku mbuga, ahita amanuka, aragwa inyuma y'inzu, ahita amanuka akajya gusenyera abaturage, ari nayo y'amazi yikusanya akiremamo za ruhurura. Inzira rero zijya muri izo karitsiye nyinshi zatangiye gusenyuka, kuko zatangiye kuridukirwa n'imikingo, kubera ko ibyobo by'amazi ahenshi batabifite. Rero dusaba uhereye hejuru aho bita mu Ruhinga, ndetse n'aho bita hejuru y'ijamba rya Jebeka, aho bita mu Ngara, ayo mazi yose yakagombye gufatirwa aho amazi avira ku mazu, kugira ngo agabanye imbaraga, hanyuma wenda dusigare duhangana na ya mazi agwa mu mirima cyangwa se hirya ahatubatse, amanukira mu mikoki cyangwa se muri za ruhurura zubatse. Rero ntago byoroshye, niyo mpamvu rero nashatse kugira ngo mbereke cyangwa se mbanyuriremo muri make uko ibikorwa imvura yakoze hano bitari byiza, yasenye amazu y'abaturage, yangiza imihanda. Murabona mu muhanda, murabona ahangaha amazi ukuntu hano mureba amazi yaratangiye gusa nkaho agabanutse, ariko reba nawe hano imvura yari imaze amasaha 3 isa nkaho icogoye, yatonyangaga, ariko aho ngaho yari isa nkaho icogoye. Reba umuvuduko aya mazi afite, kandi ahangaha ntabwo hanyuraga amazi, aha ntihanyuraga amazi, aho mubona aya mazi ari guca. Twageze mu Gisasa, aho bita mu Gisasa, umuhanda uva mu Birembo werekera Igisasa, mu Gisasa ugakomeza i Gasanze. Uyu muhanda wo rwose cyane cyane aho bita mu Gisasa, ngira ngo abashinzwe bazi kuhagera babirebe, abashinzwe ikora ry'uyu muhanda, dore ko uherutswe gukorwa uyu muhanda utsindagirwa, usiburirwa amarigori na kampani ngira ngo yatsindiye iryo soko, niko ntekereza. Ariko mu by'ukuri nta hantu na hamwe nabo ubona ko rigori bagiye bubaka, uretse rigori imwe imanuka imena hepfo uhereye mu Birembo ukagera hirya mu ikorosi, ahantu hari ikiraro werekera i Gasanze, harimo ruhurura rigori imwe imanura ijyana mu gishanga, ariko iyo ntihagije urebye amazi amanuka. Ni nayo mpamvu nayo yahise isibama, n'umuhanda urasibama, ntiwamenya ko wigeze ukorwa. Rero ndagira ngo ababishinzwe mu by'ukuri muhagere, kuko umuturage nizo mbaraga z'igihugu, umuturage niyo majyambere y'igihugu, umuturage niwe bikorwa, niwe soko ya byose dufite. Rero ndagira ngo nyamuna babishinzwe mutugerere vuba, mudukorere ubuvugizi, ndetse ababuze aho barara babona aho bakinga agasaya, maze ababuze ibiryamirwa n'ibikoresho bafashwe rwose nk'uko biteganywa n'itegeko. Murakoze rero gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, nakagaruka, Imana ibamuze. Abahanyura badukunda badusengera, naho ubundi dukeneye ubufasha bw'Imana n'ubutabazi bwayo. Ndabona ibi nta n'umuntu wabishobora. Dukeneye imbaraga z'Imana pe. Reka iwanjye
abahanyura badukunda badusengera, naho ubundi dukeneye ubufasha bw'Imana n'ubutabazi bwayo. Ndabona ibi nta n'umuntu wabishobora.